uzashaka n'umuzungu mugani ko Nyarudende uzi koko ko ari ibyanya uzashaka n'umuzungu ese ko nzi ko nanjye tetaye nk'iy'abazungu nabiboneye nirase nzi ngo ugomba kunyemera none untujeho ariko urabekera ubusa ni ukugusengera ukageraho ibiryo byaho bikakunanira ugakumbura umuceri n'ibishyimbo ibyo byose kugeza ndambishobora ibi byaho ntabwo Nyarudende ubu wamara kabiri utari ibishyimbo by'i Rwanda ngo uri kurya ngo amanyama yaho ya buri munsi n'amafi ari mu bintu by'ibikombe ukavuga ngo uzagumayo ngo uri ku isezerano ry'Imana aha abantu ngo bakunda ibyiza uragira uti bahanuzi mu mbabarire ndabiyamye ntimumpanurire impfu ariko bahanure basi umuzungu oya aravuga ngo uri umupfu wigendera n'ubundi yarangiza kukwica umunsi urapfa kangahe nyine ngo bari abapfu bigendera da buriya narumiwe ariko buriya abantu njyewe reka mbivuge abantu bazadukurikira umva n'abazanjyana sinzemera iriya ndege yo mu Bugande bahetse Gogo bamusizeho indege yapfuye kera reka ayicara ngo nawe wicaye mu ndege nose kubera njyewe ngira guhakana njyewe n'ibyo nemeye n'ibyo makana kubera iki ubundi wahisemo kujya gukorera noneho muri Uganda kandi uzi n'ibibazo bimazeho iminsi abantu bacu babaye bapfuye nako bagiye kuntumira ariko njye sinagenda kuri ibyo Imana sibyo ireba njye ntaho najya ariko se umuntu yamanagirwaga n'abantu babiri amafaranga bakayarwanira ari babiri Gogo atazi ibyo ari byo amaze gupfa ati nimwohereze amafaranga atahe kandi bamukoreshaga miliyoni 2,300,000 abana bikurikiranye Nyarudende byararangiye nawe bazongera kumanaginga kandi ko nkasubu nkawe nk'umuntu ukomeza agakoresha umuntu urwaye bagenda ku nyungu zabo ariko wowe nizere ko nta burwayi ugira budakira mu mubiri wawe ni uri muzima uri na muzima umuntu w'imanzi yaba afite ibintu by'ibirwara ntabyo pe ariko wiyongera Nyarudende umwana biriya biryo biri buze gukora iki ngiye ko wari wambwiye ngo ukunda umuceri ngo n'ibishyimbo nemera nkavuga nti njye Nyarudende uyu munsi ndamutegura umuceri n'ibishyimbo udushyimbo turimo ibirungo we urashimye none ubu se kubona nzi guteka kubera iki wanyanze nakujya ngutekera neza birakureba Nyarudende ndababaye ntabwo wabyumva nubwo ubona ndi guseka ubabazwa n'ubusa hanze ni ubusa ntabwo ari ubusa basi uzanyibuke nugera iyo ugomba kugera nanjye nzagukurikirana ndebe koko ku myaka yawe 45 hari nubwo ngo Yesu ari kuyimanura ndabimaze ndavuga nubwo Yesu ngo imyaka ari kuyimanura urumva nzagukurikirana ndebe uzashaka uwo muzungu koko n'ubukwe bwawe nzabutaha nzagutwerera rwose ntabwo nzabiyobera nzanyura ku mashusho media
wakiyongeye kweli kwahe ko wavuze se ko upfunyika capati umuceri ntabwo upfunyika ntabwo wareba Nyarudindi wanze ko umuzungu azakubenga ko reka mbe ndekeye aho bemisha ibanga mwishe ibanga njyewe dore byananiye nyine kubera n'ubundi wanciye apeti wanyana ni akazi kanjye ese ubu n'abandi banyarwandakazi ni uku nk'uko zajya bagutumaho ngo bakugakwa oya abanyarwandakazi bazajya bagutuma bakubwire bati twaragukunze bose ubanki nk'uko wanyanze cyangwa nuko njye wabonye ndi mubi ijya vuba dusoze nuko indamu ruriro wapi nta gutinda ku ruriro hari n'urutera peti ijya vuba mufashe Nyarudindi mufashe mu bimare nawe ntabwo yamfashije arwane nabyo nawe nabyo bimare byose ijya Nyarudindi vuba ariko ibyo ngibyo nibyo kukunanira ariko ngo umugani ngo bajya vuba vuba ni ngo ibiryo ngo bigera no mu nda ni uko urakwirisha ngo biri aho ngaho nta kigenda ijya vuba ariko ntureba icyo sibyo nakubwiraga nta muntu usigaze i Kigali ntawe usigaze i Kigali koko Nyarudindi rero wakoze kuza Imana iguhe umugisha nubwo wenda wankatiye nishimiye ko uyu munsi nahuye nawe bazavuga ngo nariye amasahani abiri umunsi wose uramaze muri komenti ntimuzadusereze we muramenye Nyarudindi ntabwo yari amasahani abiri n'imwe rukumbi ni uko yari agize ngo ampeke abantu mwe ntimuzamanure ngo afande Nyarudindi ngo umusaza wawe ukamanda kapiteni yahise wigera umupfu wigendera ntabwo umupfu ugenda ni umuntu muzima wakoze kuza gusa nyine icyo nasoza nkubwira izina ndege ntiwumve zirimo kubangamira zayigendamo nyine zizagoyingi zikanombe arya ngo gugu bamushyize mu imezi dore we ye kugenda ikinyuma nyuma we idufatire kara irandege mwana atari kirandege Baba we Yesu we idufatire Yesu we zongera we no yewe yamanutse hasi we akunze barangurenge indege murimo murumva ni ahantu nyine hari kubera amarushanwa y'amagare mu gihugu cy'u Rwanda ndakeka mu Rwanda cyangwa ku isi hose nta muntu n'umwe utabizi ahangaha turi rero naho nyir'izina indege zigera zikurikira aba bantu bari mu marushanwa nimugire ikibazo nimugire ngo Nyarudindi aragiye aka kanya Nyarudindi turabashimiye cyane abapolisi n'abasirikare bashaka kugira ngo indege niyo igutwaye Nyarudindi bashaka kugira ngo indege bumva iragutwaye intwaro njyana ntabwo ari ikazukuzu abapolisi n'abasirikare ndabashuje mu nsengero abasirikare n'abapolisi nzagende mu ndege njya muri Amerika no mu Burayi mbese nyine no muri mbese Nyarudindi urazajya gukora iki ko utazi n'indimi kuririmba ni ukuririmba ko nimba na gogo wenda we yavuze ngo every day I need a brother mu ruhe rurimi uzabwira mu ruhe rurimi gogo we yaravuze ngo every day I need blood of Jesus happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Apple good Lord Nyarudindi izo nizo ndimo zajyana koko Happy birthday to you.
babarira barodapfiri wanjye umva nyine udapfiri wanjye bakavuga ati Gerardine rero uriya mugore amubwira amagambo menshi